Filime Sisu igice cya kabiri ari nacyo cyaje kwitwa Road to Revenge. Iyi ni filime yasohotse na 2025 yanditswe kandi iyoborwa na Jalmar Herand. Iki gice cya kabiri ni igice gikurikira Sisu igice cya mbere cyakinwe muri 2022, ndetse dusangaho iyi filime ko izwiho gukoresha imirwano ihanitse, imyuka y'intambara n'umutima wo kudacika intege. Ubundi iyi filime Sisu kabiri ni filime yaho nono Atami Kolpi wakinnye muri Sisu igice cya mbere aragaruka nyuma y'intambara idasanzwe, akagaruka gushaka umuryango we. Nyuma yo kugaruka mu gihugu cye asubiye inyuma agarutse gushaka umuryango we, agasanga aho yabaga umuryango we barawishe, n'amagambo yasize yanditse akayibona ku gikuta, inzu yose akayisenya ayishyira mu modoka, ubundi akongera akigendera. Inzu yose ayishyira mu modoka kugira ngo ayubake ahandi kugira ngo bizamuheshe icyubahiro. Ariko umugabo uba warishe umuryango we ari we muyobozi w'ingabo za Red Army agaruka gushaka kumuhitana. Ibi bihinduka urugamba rwo guhiga no kurwana kugeza ku rupfu. Ubundi dusanga ko iyi filime Sisu irimo abakinnyi nyamukuru harimo nk'ubita Joma Tomura, uyu niwe wakinnye yitwa nka Atami Kolpi, ari we mukinnyi mukuru, ari we uriya musaza wanye mu filime. Undi bamwita Stephen Lang, uyu niwe wakinnye nka Igor, ari we nguyu Draganov, ari we umwanzi ukomeye muri iyi filime na niwe villain w'iyi filime. Undi bamwita Richard Blake, uyu nawe akaba yaragize uruhare muri iyi filime. Ubundi filming iyi filime yabereye muri Estonia, aho hafashwe byinshi mu mashusho y'ibikorwa bya action, aho hifashishijwe imisozi, ibice by'inganda n'imisozi igaragara neza. Iyi filime mu kuyikora hakoreshejwe abakinnyi benshi b'abanyamwuga hamwe n'abari mu b'imirwano aribo bita abastandi. Muri iyi filime ibisasu n'amasasu n'ibikorwa by'urumuri n'amajwi byateguwe mbere kugira ngo byerekane ibintu bisa neza kandi bidahungabanya umutekano. Biriya bisasu wabonye byose ntabwo byari ibyanyabyo, ahubwo biriya ni CGI imwe yagiye ibyongeramo, ibindi bakabikora bakoresheje aba makeup artist. Bamwe mu bapiganirwaga ku mwanya wose batojwe ku buryo bwo gukora imirwano nta ngorane nyinshi, bityo amashusho yagaragaye neza kandi yizewe. Filime Sisu igice cya kabiri aricyo cyitwa Road to Revenge cyinjije amafaranga $9.57 by'amadolari ya Amerika, ubwo ku isoko ry'amafilime kuri Worldwide Gross nyuma yo kwerekanwa muri cinema. Aya makuru tuyakesha Box Office Mojo. Nubwo utari umusaruro munini cyane ugereranyije n'izindi filime z'inkundura, yinjiriye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yageze ku mwanya wa 6 mu kwamamara kwayo ku isoko rya US. Aya makuru tuyakesha Helsinki Times. Muri iyi filime abatekinisiye bose wabonyemo bateguye uko ibisasu n'amasasu bizaturika hakiri kare kugira ngo hatagira uwo bikomeretse. Dore uko batangira gushutinga iyi filime bashyizeho imashini zifata amajwi n'urumuri neza kugira ngo haboneke amashusho akeye cyane. Abastandi abakinnyi bakora ibikorwa by'ubwigenge bakoze mbere y'ibikorwa nyirizina kugira ngo hamenyekane neza uko ibintu bizagenda. Ubundi ku batabizi, abastandi man ni bari abantu bazana kuri set kugira ngo scene abakinnyi basanzwe iyo zibananiye, abo bastandi man bo babafasha gukina izo scene. Muri iyi filime action nyinshi nta CGI bakoresheje cyangwa ubumenyi bw'ikoranabuhanga bwinshi, ahubwo byinshi byari imyitozo ya nyayo ndetse na pratique, aho pratique zananiranye ku bakinnyi bagiye bakoresha abasimbura aribo bita abastandi. Abenshi mu gihe cyo gukina iyi filime bavuze ko amashusho yarahanitse kandi afite byinshi byakozwe kuri set nyirizina, aho abakinnyi bishyiraga mu bikorwa ibyo bakina badakoresha cyane CGI, cyane cyane ibikorwa byo kurwana no guturika kw'imodoka cyangwa amasasu. Kandi ibice byoroheje bya CGI byifashishijwe aho byari ngombwa gusa. Uretse ibisasu na ziriya mbunda wabonye nibyo CGI yagiye yongeramo mu kujyanye n'izabitubure wewe ubone nka kuri abarasanaga n'ibisasu biri guturika ari CGI yabikoze. Iyi filime imaze kwinjiza hafi $10,000,000 z'amadolari, kandi iyi filime ikaba yaraje n'ubundi ku mwanya wa 10 ku isi yose kuri Box Office muri filime z'umwaka turi gusoza na 2025. Nizere ko dukande subscribe hano kuri Kavu Entertainment kugira ngo n'ibindi biganiro ndetse n'igitekerezo kuri filime twaza gukoreraho ni ingenzi.